n'umwe wambaza Imana. Bose barateshutse, bose bahuje kubimbura mumaro, ntawe ukora ibikwiye habe n'umwe. Bafite akarimi gashyanuka, ariko bikingirije ubwicanyi. Ibyo bavuga bimera nk'ubumara bw'incira, amagambo yabo yuzuyemo imivumo no gukariha. Bihutira kumena amaraso, aho banyuze hose bahasiga amatongo n'umubabaro. Inzira y'amahoro ntibayizi, ntibigera batinya Imana. Urwandiko rwandikiwe Abanyaroma, umutwe wa mbere. Nige Pawulo ubandikiye, jyewe umugaragu wa Kristo Yezu. Imana yampamagariye kuba intumwa yayo, intoranyiriza kwamamaza ubutumwa bwayo bwiza. Ubwo butumwa Imana yabusezeranye kuva mbere mu byanditswe yatugeneye, itumye abahanuzi bayo. Buvuga ibyerekeye umwana wayo Yezu Kristo umwami wacu. Ukurikije amasekuruza y'abantu akomoka kuri Dawidi. Naho ukurikije ibya Mwuka Muziranenge, Imana yerekanye ko ari umwana wayo ikoresheje ububasha bwayo igihe imuzuye mu bapfuye. Kubw'uwo Imana yangiriye ubuntu ngo mbe intumwa yayo, nemeza mu mahanga yose ibya Kristo, kugira ngo bamwemere bityo bamwumvire. Namwe muri abo, kuko Imana yabahamagaye ngo mube aba Yezu Kristo. Nimwe mwese nandikiye, abakundwa n'Imana b'i Roma, abo yahamagariye kuba intore zayo. Imana Data nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanije na Nyagasani Yezu Kristo. Mbere na mbere ndashimira Imana yanjye ku bwa Yezu Kristo, kubera mwe mwese, kuko kwemera Kristo kwanyu kwamamaye ku isi yose. Imana nkorera n'umutima wanjye wose, namamaza ubutumwa bwayo bwerekeye umwana wayo. Niyo ntanze w'umugabo ko mpora mbazirikana mu masengesho, nyisaba ubudasiba ngo none ibe yampa uburyo bwo kuza iwanyu bivuye ku bushake bwayo. Mbega ukuntu nifuza kubabona, kugira ngo ngire impano ya Mwuka w'Imana mbagezaho yo kubakomeza. Ndifuza kuba muri mwe, ngo muterwe inkunga no kwemera Kristo kwanjye, nanjye nyiterwe n'ukwanyu. Bavandimwe, sinabahisha ko kenshi nafashe umugambi wo kuza iwanyu, ariko kugeza ubu nkagira impamvu zibimbuza. Nifuzaga ko umurimo wanjye wakwera imbuto iwanyu, bityo nkaba nungutse abemera Kristo muri mwe, kimwe no mu yandi mahanga nagezemo. Koko nahawe inshingano yo kugeza ubutumwa bwiza ku bantu bose, baba abasirimu cyangwa abanyamusozi, baba abanyabwenge cyangwa abaswa. Nicyo gituma nshaka namwe kubagezaho ubutumwa bwiza, mwebwe abari i Roma. Erega kwamamaza ubutumwa bwiza ntibintera isoni, kuko ari bwo bubasha Imana ikoresha ngo ikize uwemera Kristo wese, uhereye ku Bayahudi ukageza no ku bandi. Ubwo butumwa nibwo buhishura uburyo Imana iha abantu kuyitunganira, babikesha kwemera Kristo, bigatuma bagenda barushaho kumwizera. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo utunganiye Imana bitewe no kuyizera azabaho. Uhereye mu ijuru, Imana yahishuye uburakari iterwa n'ubugome bwose bw'abantu bayisuzugura, bakagira nabi, bagapfukirana ukuri bitewe n'ubwo bugome bwabo. Erega ibyo umuntu ashobora kumenya ku byerekeye Imana bimaze kubagaragarira, kuko Imana ubwayo yabibagaragarije. Kuva isi yaremwa, ibitaboneka by'Imana, ni ukuvuga ububasha buhoraho bwayo n'ubumana bwayo, abantu babibona mu byo yaremye ku buryo busobanutse. Ntacyo rero bafite bakwireguza. Nubwo bazi Imana, ntibayihaye ikuzo kandi ntibayishimiye nk'uko biyikwiriye, ahubwo ibitekerezo byabo byabaye imburamumaro, kandi ukujijwa kw'imitima yabo kwatumye bahera mu mwijima. Barirase ngo ni abanyabwenge, nyamara babaye ibicucu. Ikuzo ry'Imana idapfa
bariguranye amashusho y'abantu bapfa, n'ay'inyoni, n'ay'inyamaswa, n'ay'ibikururinda. Niyo mpamvu Imana yabaretse ngo biyandarike babitewe no kurarikira, bityo bagafatanya gutesha imibiri yabo agaciro. Ukuri kw'Imana bakuguranye ibinyoma, maze baramya kandi bagakorera ibyaremwe babisimbuza Imana rurema, ariyo ikwiye gusingizwa iteka ryose. Amina. Nicyo gituma Imana yabaretse bakagengwa n'irari ritesha agaciro, bigezaho abagore babo bakoresha imibiri yabo ku buryo bunyuranye n'ubwo yaremewe. Abagabo nabo biba bityo, bareka kubana n'abagore bashakanye uko Imana yabigennye, ahubwo barararikirana ubwabo, bigezaho bakora ibizira umugabo ku wundi, maze babona mu mibiri yabo ingaruka ikwiranye n'ubuyobe bwabo. Bibwiraga ko atari ngombwa kumenyana n'Imana, nicyo cyatumye nayo ibareka ngo bagire ibitekerezo bigoramye, bakore n'ibidakwiye. Buzuye ubugome bw'uburyo bwose, hamwe n'ubugizi bwa nabi n'irari ry'ibintu n'urugomo. Bigwizamo ishyari n'ubwicanyi, amakimbirane n'ubutiriganya n'amatiku, gukwiza amagambo no gusebanya. N'abanzi b'Imana n'abanyagasuzuguro n'abirasi, barirarira bagahimba ibibi, ntibumvire ababyeyi, barangwaho ubujiji n'ubuhemu n'indashoboka, nta n'impuhwe bagira. Bazi iteka ry'Imana rivuga ko ibyaha nk'ibyo bikwiriye guhanishwa urupfu, nyamara ntibabikora gusa, ahubwo banashima ababikora. Abanyaroma umutwe wa 2. Wowe uwo uri we wese wigira umucamanza w'abandi, ntacyo ufite wakwireguza. Erega igihe unegura abandi, nawe uba wineguye, kubera ko ibyo bakora ari byo nawe ukora. Kandi koko tuzi ko Imana icira urubanza abagenza batyo ishingiye ku kuri. Ese wowe wigira umucamanza w'abakora bene ibyo, kandi ukora nkabo, ukeka ko uzarokoka urubanza rw'Imana? Cyangwa se wirengagiza ineza yayo isesuye n'ubugwaneza n'ukwihangana kwayo? Mbese ntuzi ko ikugirira neza ityo kugira ngo wihane? Ibiramambu winangiye umutima, ntiwemera guhanwa. Nicyo gituma urushaho kwikururira uburakari bw'Imana kuri wa munsi izahishura imanza zayo zitabera. Ubwo nibwo izagirira umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Abazaba baravunwe no gukora neza, bagaharanira ikuzo n'icyubahiro no kudapfa, izabaha ubugingo buhoraho. Naho abatera amahane bagahakana ukuri bakiyegurira ubugome, izabagirira umujinya n'uburakari. Umugizi wa nabi uwo ari we wese azagubwaho n'amakuba n'ishavu, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi. Naho abagira neza bose bazahabwa ikuzo n'icyubahiro n'amahoro, bibanzirize ku Bayahudi bigere no ku batari Abayahudi, kuko Imana ifata abantu bose kimwe. Abacumura bose batazi amategeko bazapfa batazize ayo mategeko, naho abacumura bose bazi ayo mategeko bazacirwa urubanza rushingiye kuri yo. Koko rero abumva amategeko si bo ntungane ku Mana, keretse abayakurikiza gusa. Abanyamahanga ntibazi amategeko, nyamara iyo bayumviye bayabwirijwe n'imitima yabo, baba bihindukiye itegeko ubwabo, kandi nta mategeko basanganywe. Bityo ibikorwa byabo byerekana ko amategeko y'Imana yanditswe mu mitima yabo, n'imitima yabo nayo irabihamya, kimwe n'ibitekerezo byabo bibabwira biti wakoze nabi, cyangwa biti wakoze neza. Niko bizamera ku munsi Imana izaca urubanza rw'ibishwe mu mitima y'abantu ikoresheje Kristo Yezu. Ni nako ubutumwa bwiza nahawe bubyemeza. Noneho wowe witwa Umuyahudi, wishingikiriza ku mategeko kandi ukarata Imana yawe, uzi icyo Imana ishaka kandi wigishijwe n'amategeko yayo guhitamo ibyiza. Wowe wemeza ko uri umurandasi w'impumyi n'urumuri ruboneshereza abari mu mwijima, ukaba n'umwigisha w'injiji n'umwarimu w'abana, uzi ko muri ayo mategeko ufite ubumenyi n'ukuri nyabyo. None se ubwo bimeze bityo,
kuki wigisha abandi ntiwiyigishe? Ubuzanya kwiba kandi ukiba, ubwiriza kudasambana kandi ugasambana. Uvuga ko wanga ibigirwamana urunuka kandi ugasahura ingoro zabyo. Urata amategeko kandi ugasuzuguza Imana uyacaho, nk'uko ibyanditswe bivuga, ni mwebwe mutuma abatari Abayahudi batuka Imana. Niba ukurikiza amategeko, gukebwa biba bigufitiye akamaro, ariko niba uyarengaho ni nk'aho waba utigeze ukebwa. Naho rero umuntu utigeze akebwa agakurikiza ibiri mu mategeko byose, mbese Imana ntizamufata nk'aho yaba yarakebwe? Ndetse utigeze akebwa umubiri ariko agakurikiza amategeko y'Imana, uwo azagucira urubanza wowe uca kuri ayo mategeko, nubwo ufite inyandiko yayo kandi waranakebwe. Koko rero ikibonekera amaso gusa si cyo kiranga Umuyahudi nyakuri, kandi gukebwa umubiri gusa siko gukebwa nyakuri. Ahubwo Umuyahudi nyakuri arangwa n'ibiri mu mutima we, akaba yarakebwe ku mutima bigizwe na Mwuka w'Imana, bitavuye ku mategeko yanditswe. Uwo nguwo aba adashaka gushimwa n'abantu, ahubwo ngo ashimwe n'Imana. Abanyaroma umutwe wa 3. None se kuba Umuyahudi birushije iki kutaba we? Gukebwa byo bifite kamaro ki? Ku buryo bwose ni kanini. Icya mbere, Abayahudi nibo bashinzwe amabwiriza y'Imana. None se naho bamwe muri bo baba barabaye abahemu, ubuhemu bwabo bwatuma Imana ireka kuba indahemuka? Ibyo ntibikanavuga. Ni ngombwa kumenya ko Imana ari nyakuri, naho umuntu wese yaba umubeshyi. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo, ibyo uvuga bifite ishingiro, washyirwa mu rubanza watsinda. None rero niba ubugome bwacu bushyira ku mugaragaro ubutungane bw'Imana, ibyo se ni ukuvuga iki? Bibaye bityo, igihe Imana iraka ikaduhana, mbese ibiturenganije? Ibyo mbivuze nk'uko abantu babivuga, ntibikanavugwe. None se Imana iramutse irenganya, yazashobora ite gucira abantu bose urubanza? Icyakora, niba ikinyoma cyanjye gituma ukuri kw'Imana kurushaho kugaragara, bikayihesha ikuzo, kuki jyewe nkigomba guhorwa icyaha cyanjye? Niba ari uko bimeze, ni kuki tutakora ikibi kugira ngo kivemo icyiza? Nk'uko bamwe batubeshyera ngo niko tuvuga, abo ngabo bazacirwa urubanza rubakwiriye. Bite rero? Twebwe Abayahudi se hari icyo turusha abandi? Nta na gito. Nk'uko tumaze kubigaragaza, Abayahudi kimwe n'abatari Abayahudi, ibyaha nibyo bibagenga bose. Ni nako ibyanditswe bivuga ngo, nta muntu n'umwe w'intungane ubaho, nta n'umwe usobanukiwe, nta n'umwe wambaza Imana. Bose barateshutse, bose bahuje kubimbura mu maro, nta ukora ibikwiye habe n'umwe. Bafite akarimi gashyanuka, ariko bikingirije ubwicanyi. Ibyo bavuga bimera nk'ubumara bw'inshira, amagambo yabo yuzuyemo imivumo no gukariha. Bihutira kumena amaraso, aho banyuze hose bahasiga amatongo n'umubabaro. Inzira y'amahoro ntibayizi, ntibigera batinya Imana. Tuzi ko ibyo amategeko y'Imana avuga byose abibwira abagengwa nayo, kugira ngo hatagira ubona icyo yireguza, kandi kugira ngo abari ku isi bose bashyirwe mu rubanza imbere y'Imana. Ngiyi impamvu nta muntu n'umwe uba intungane imbere y'Imana yitwaje ko akurikiza amategeko yayo. Icyo amategeko abereyeho ni ukumenyesha umuntu ko yacumuye. Ubu ariko Imana yagaragaje uburyo igira abantu intungane imbere yayo, amategeko atabigizemo uruhare. Ubwo buryo bwemejwe n'amategeko n'ibyanditswe n'abahanuzi. Ibagira intungane babikesha kwemera Yezu Kristo. Ibigirira abamwizera bose nta kurobanura. Koko bose bakoze ibyaha, ntibashyika ku kigero cy'ikuzo ry'Imana. Ariko none Imana yabahereye ubuntu kuba intungane imbere yayo, babikesha gucungurwa na Kristo Yezu. Niwe Imana yagennye ngo abere abantu icyiru, kubw'amaraso yabameneye, babikesha kumwizera. Kwari ukwerekana ubutabera bwayo igihe yihanganiraga abantu, ntibahanira ibyaha bari barakoze mbere. No muri iki gihe yerekanye ubutabera bwayo kugira ngo
itaretse kuba intabera, igira intungane umuntu wese uwizera Yesu. None se haracyari impamvu yatuma abantu birata? Nta n'imwe. Kubera iki? Barata se ko bakora ibyategetswe n'amategeko? Oya, ahubwo barata ko bizera Yesu. Koko rero dusanga umuntu agirwa intungane imbere y'Imana kuko yizera Kristo, bidaturutse ku gukora ibitegekwa n'amategeko. Cyangwa se Imana yaba ari iy'Abayahudi bonyine? Ntabwo se ari iy'abatari Abayahudi? Koko ni iyabo nabo, kuko Imana ari imwe rukumbi. Abayahudi bakebwe izabagira intungane imbere yayo kuko bemeye Kristo, n'abatigeze bakebwa nabo nuko ibonye ko bamwemeye. Ibyo se bivuga ko kwemera Kristo gutuma dutesha amategeko agaciro? Ibyo ntibikanavugwe, ahubwo kudutera kuyashyigikira rwose. Abanyaroma umutwe wa 4. Twavuga iki se kuri Aburahamu umukurambere wacu? Byamugendekeye bite? Niba yaragizwe intungane n'ibikorwa bye, afite icyo yirata, ariko ntacyo yakwirata imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bivuga iki? Biravuga ngo Aburahamu yizeye Imana bituma abarwa nk'intungane. Uwakoze umurimo, igihembo ahabwa ntaba agiherewe ubuntu, ahubwo baba bamwishyuye ibyo yakoze. Naho udashingira ku byo akora, ahubwo akizera Imana igira abanyabyaha intungane, uwo nguwo kwizera kwe kuzatuma abarwa nk'intungane. Nuko Dawidi avuga ibyerekeye amahirwe y'umuntu Imana ibara nk'intungane bidashingiye ku byo akora, yagize ati: Hahirwa abantu Imana yababariye ibicumuro ikabahanaguraho ibyaha byabo. Hahirwa umuntu Nyagasani atabaraho icyaha. Mbese ayo mahirwe Dawidi avuga agenewe abantu bakebwe gusa, cyangwa se agenewe n'abatakebwe? Nk'uko tumaze kuvuga, kwizera kwa Aburahamu kwatumye Imana imubara nk'intungane. Ariko se byabaye ryari? Ese ni mbere cyangwa nyuma y'ugukebwa kwe? Si nyuma, ahubwo ni mbere. Nyuma yaho Imana yahaye Aburahamu ikimenyetso cyo gukebwa, kwari ukuranga ko yari yaramugize intungane imbere yayo kubera ko ayizeye igihe atarakebwa. Bityo Aburahamu yabaye umubyeyi w'abizera Imana bose batakebwe, nayo ikababara nk'intungane. Ubusanzwe kandi ni umubyeyi w'abakebwe, bidatewe n'uko bakebwe, ahubwo ari uko bakurikiza urugero rwo kwizera Imana sogokuruza Aburahamu yari afite atarakebwa. Imana yasezeranyije Aburahamu ko we cyangwa urubyaro rwe bazahabwa isi ho 8. Ntiyahawe iryo sezerano kubera ko yumviye amategeko y'Imana, ahubwo n'ubutungane bwe buvuye kuyizera. Niba abakurikiza amategeko ari bo bonyine bahabwa 8, kwizera Imana ntacyo kwaba kukimaze, kandi n'isezerano ryayo ryaba ritaye agaciro, kuko amategeko y'Imana akururira umuntu uburakari bwayo, ariko aho batazi amategeko ntawaregwa ko atayumviye. None rero abizera Imana nibo bahabwa 8 yabasezeranyije, kugira ngo babe bawuhawe ku buntu, kandi ngo urubyaro rwose rwa Aburahamu rwemererwe kuwuhabwa. Urwo rubyaro ntirugizwe gusa n'abakurikiza amategeko, runagizwe kandi n'abizera Imana kimwe n'uko Aburahamu yayizeraga. Niwe mukurambere wacu twese, ni nako ibyanditswe bivuga ngo nzaguha gukomokwaho n'amahanga menshi. Ni umukurambere wacu imbere y'Imana yizeye, ariyo Mana izura abapfuye n'ibitariho ikabibeshaho. Aburahamu yizeye Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho cyatera umuntu kwiringira. Bityo aba umukurambere w'amahanga menshi. Ni nako Imana yari yaramubwiye iti: urubyaro rwawe nirwo ruzangana. Yari amaze imyaka nk'ijana, umubiri we umeze nk'uwapfuye, na Sara akaba yari yaracuze, nyamara ntiyacogoye mu kwizera Imana. Ntabwo yigeze ashidikanya iby'Imana yamusezeranyije, ahubwo yakomejwe no kuyizera kandi arayisingiza. Yemejwe rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora icyo yasezeranye. Ngiye impamvu Imana yamubaze nk'intungane, kubera ko yayizeye.
kandi si we wenyine ibyanditswe bivugaho iri jambo ngo Imana yamubaze nk'intungane, ahubwo natwe biratureba, kuko Imana izatubara nk'intungane kubera ko twizeye yazuye Yezu umwami wacu mu bapfuye. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Abanyaroma umutwe wa 5. Nuko rero ubwo kwemera Kristo kwatugize intungane imbere y'Imana, tubana amahoro nayo tubikesha Yezu Kristo umwami wacu. Niwe watugejeje kuri ubu buntu bw'Imana dushingiyeho kubera kumwizera. Noneho dufite ishema kuko twiringira kuzahabwa kw'ikuzo ry'Imana. Si ibyo gusa, ahubwo dufite n'ishema ry'amakuba yacu, kuko tuzi ko amakuba atera kwihangana. Kwihangana nako kukadutera gutsinda ibitugerageza, kubitsinda nako kukadutera kwiringira Imana. Kandi uyiringira ntabwo azakorwa n'isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasakajwe mu mitima yacu bitewe na Mwuka Muziranenge twahawe. Koko rero, ku gihe Imana yateganije, twe tukiri abanyantege nke, Kristo yapfiriye abatubaha Imana. Birakomeye kubona umuntu wemera gupfira intungane. Icyakora ahari hari uwakwiyemeza gupfira umunyangeso nziza, ariko Imana yatweretse ukuntu idukunda igihe Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Noneho ubwo twagizwe intungane imbere y'Imana n'amaraso ye, tuzarushaho gukizwa uburakari bwayo tubikesha Kristo. Igihe twari tukiri abanzi b'Imana, nibwo yiyunze natwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo. None rero ubwo twunzwe nayo n'urupfu rwe, tuzarushaho gukizwa no kubaho kwe. Ikindi kandi, dusigaye duterwa ishema n'Imana kubera umwami wacu Yezu Kristo waduhaye kwiyunga nayo. Ibyaha byazanywe ku isi n'umuntu umwe, ari we Adamu, kandi nibyo byazanye urupfu. Bityo urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze ibyaha. No mu gihe Imana yari itaratanga amategeko, ibyaha byahoze ku isi. Icyakora ntawashoboraga kubihanirwa igihe nta mategeko ahari. Nyamara kuva mu gihe cya Adamu kugeza mu cya Musa, urupfu rwari rufite ubushobozi ku bantu, ndetse no ku batari barakoze icyaha gihwanye n'igicumuro cya Adamu. Adamu ni ishusho y'uwagombaga kuza. Icyakora igicumuro cya Adamu ntawakigereranya n'impano Imana itanga. Ni ukuri, igicumuro cy'umuntu umwe cyateje rubanda rwose urupfu. Nyamara ubuntu bw'Imana, mbega ukuntu buhebuje, kimwe n'impano igabira abantu, bayikesha umuntu umwe Yezu Kristo, ikarushaho gusakara muri rubanda. Impano y'Imana kandi ntawayigereranya n'icyaha cya wa muntu umwe Adamu. Urubanza rwaje nyuma y'icyaha cy'umwe ruzanira abantu gucirwa iteka, naho impano y'Imana yatanzwe nyuma y'ibicumuro byinshi izanira abantu gutunganira Imana. Koko rero, igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye urupfu ruganza mu bantu bitewe na wa muntu. Ni nako rero abagiriwe ubuntu busesuye bakagabirwa impano yo gutunganira Imana bazarushaho kuganza mu bugingo buhoraho babikesha umuntu umwe, ari we Yezu Kristo. Nuko rero, nk'uko igicumuro cy'umuntu umwe cyatumye bose baba gucirwa iteka, ni nako umurimo utunganye wakozwe n'umuntu umwe uhesha bose ubutungane bubageza ku bugingo. Koko rero, nk'uko kutumvira Imana kumwe kwatumye rubanda baba abanyabyaha, ni nako kumvira k'umuntu umwe kuzahesha rubanda gutunganira Imana. Amategeko yo yazanywe no kugira ngo ibicumuro bigwire, ariko aho ibyaha byagwiriye, ubuntu Imana igira bwarushijeho gusakara. Noneho nk'uko ibyaha byaganje mu bantu bibageza mu rupfu, ni nako ubuntu bw'Imana buganza.